Ni channel yacu nanone mukurikira ijuru ntirikorerwa. Ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi channel. Ushaka kujya kuri group ya WhatsApp ni 07844257. Uri hanze y'u Rwanda ni +25784425257. Nikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yakobo yahindutse Isirayeli ryari? Ni umunsi yahuraga na marayika bagakira, sibyo? Akamubwira ati ntabwo nkureka utampaye umugisha. Hanyuma marayika akaza kumukora ku nyonga, ku mutsi w'inyonga y'itako, akamurekura, ariko n'ubundi akamuhindurira izina. Abandi ntabwo ukiri Yakobo umuriganya, aho guhindutse Isirayeli, sibyo? Uwo Isirayeli rero yabyaye abahungu 12. Abahungu 12 barimo abitwa ba Rubeni, barimo abitwa ba Lewi, barimo abitwa ba Yuda, sibyo? Barimo ba Simiyoni, ukamanuka bari benshi, sibyo? Noneho ubundi niwo muryango wa Isirayeli. Abana 12 ba Yakobo, ubwo abakobwa ntibabarwamo, nabo barahari ba Dina n'abandi, ariko abo ntibababara. Abahungu 12 nibo baje gukomokaho n'umuryango wa Isirayeli nyine wose, sibyo? Bavuye mu Egiputa bajya i Kanani. Imana yarabwiye ati none ngiye kubaha cya gihugu nabasezeranyije. Ubwo isezerano Imana yari ihaye Aburahamu. Ariko ni mu kigeramo, kugira ngo nzabashe kubana nawe, bizasaba ngo haboneke umuryango umwe muri mwebwe, ukomoka ku muhungu umwe muri mwe witwa Lewi, sibyo? Uwo muryango uzambera abatambyi, sibyo? Abo batambyi nibo bazabahinduka abahuza banjye namwe mu buryo bw'ibitambo, kubera ko ntashobora kubana namwe mufite ibyaha, sibyo? None rero ba bantu nibo bazajya babafasha mu kubezaho ibyaha bakoresheje ibitambo, kuko amaraso atavuye ntabwo Imana ijya ibabarira icyaha. Hanyuma ibyo bimpeshe kugumana namwe, ngume ndi Imana yanyu, namwe mukomeze kumbera ubwoko. Biri kumvikana? Niko byagenze. Bagiye kugabana aho bagomba gutura, n'aho bagomba guhinga no kororera n'ibindi, wa muryango umwe wa Lewi ntabwo bigeze bawuha gakondo cyangwa se umugabane, sibyo? Ahubwo uwo muryango wari utegetswe guhora ku ihema ry'ibonaniro, kugira ngo ukore wa murimo w'Imana, cyangwa se ubutambyi wo guhuza abantu n'Imana. Tujyane neza. Hanyuma imiryango 11 isigaye, Imana ivuga ati none mwebwe nimugende mukore, sibyo? Hanyuma 1/10 cy'ibyo mubasha kweza cyangwa se no korora cyangwa se no gucuruza, mbega mu byo mukora byose mujye mukizana gitunge wa muryango umwe usigaye wo ntemereye kugira icyo ukora. Biri kumvikana? Biravuga ngo icyo cya 10 nkibahereye umurimo w'ubutambyi bankorera mu ihema ry'ibonaniro. Cyarya 10 cy'abarewi abatambyi kigomba gutangwa n'Abisirayeli, imiryango 11 isigaye. Ntaho umunyarwanda agaragara. Turi kujyana neza? Nihuse rero, ubwo butambyi bw'abarewi nabwo Imana yarabugaye. Biri kumvikana? Imana yaje kugira ute? Kubugaye, sibyo? Ahubwo bituma itanga Yesu kugira ngo aze kuba igitambo n'umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, umutambyi uhoraho by'iteka ryose. Yesu apfiriye ku musaraba, nubwo nza kuhagaruka nyine bibaye ngombwa ko mpanosha, ariko navuze ngo nukwanosha. Umwenda ukinze ahera h'urusengero utabukamo kabiri. Bivuze ngo umurimo w'abatambyi bize gute? Oranye. Kuko aho nyuma hera cyane niho abatambyi bagiraga
abandi bisirayeli basigaye bajya kubahongerera ibyaha byabo. Biri kumvikana? Yesu rero abonetse aje ari we gitambo ari nawe mutambyi apfiriye ku musaraba, umurimo w'abatambyi ugira gute? Ubwo urarangiye, sibyo? Ubwo niba umurimo urangiye, ese ibihembo byo birahaguma? Byo birahaguma? Nabyo biraba birangiye. Biri kumvikana? Noneho rero niyo mpamvu birivuga mu Befeso 5:1-2 ngo Kristo niwe waduhindukiye ituro n'igitambo n'umubabwa uhumurira Imana neza, sibyo? Mu yandi magambo ntacyo umuntu Imana igize ute ikeneye. Wakoze gukurikira ibiganiro byacu, tukibutsa ko ibi biganiro bikomeza, tugusaba niba utarabikora kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cyazajya kigucika, ariko kandi tugusaba no gusangiza abandi iyi channel kugira ngo ubutumwa bwiza wumvishe bugere no ku bandi, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ko nk'uko twaherewe ubusa natwe tutangira ubundi.